bechamel sauce umva uko bayiteka ni isosi itekwa mu mata. Tuve mu Vubi twerekeze muri Action College nayo imaze kuba ni nk'amakuru y'imikino cyangwa nayo ni nk'amavubi. Action College yariteretse n'ibintu abantu bose barayikunda, abantu bagomba gusanga Abanyarwanda bose twese tuyihuriraho. Twakire Cynthia avuye muri Action College tugaye kaze muri imikino. Ndashaka kubanza gushimira Cynthia, umwarimu witwa Jean de Dieu, ni umwarimu wigisha ibintu bya Canary Arts, ibintu bijyanye ntabwo bari bakumvishe yongera ubasuhuza. Hanyuma ngo ashaka gushimira Cynthia, hari umwarimu witwa Jean de Dieu ku munsi w'ejo yantekeye iyo bita bechamel sauce. Ni isosi itekwa mu mata, ifarini, bagashyiramo icyitwa white pepper, bagashyiramo amavuta ya olive oil. Numva recipe yose ifitera nango umva uko bayiteka. Bechamel sauce umva bechamel uko bikora. Iyo umaze gukora biriya byo gutegura nyine ibyo uri bukoresha mu babyita mise en place. Nango ufata ipanu yawe urabanza ugakora icyo bita kwishyushya mbere utarakira amavuta, kwicamutsa ikamara akanya gatoya ku mashyiga, akanya gato cyane. Imaze gushyuha uhita ushyiramo olive oil, amavuta make yayandi nyine yoroshye ipanu, muri mu gitaliyani twita olio bono cyane. Ubundi ufata iya farini yawe ugahita imena kuri ya mavuta, ugahita uvangisha ka kantu katari ikiko gafite utwuma twinshi, sinzi ukuntu bakita whisker. Ukavanga iyi farini itangiye guhindura ibara yabaye umweru neza, uhita umenamo amata ukabivanga. Cynthia yazanywe n'iki? Waretse ngateka nyine Cynthia yazanywe n'iki? Oya nakwangiye rekera aho ngaho. Ibiryo byanjye bipfa n'ibyayaka. Reka duhindure Cynthia. Ibiryo byanjye ko ibyo Cynthia ntabwo uburenganzira cyangwa ukwime. Cynthia bishe simbishe. Akomeze. Nahishe vuba. Reka bishe vuba. Ayigizeho mureti wayaka. Nanashoje. Iyo rero bimaze kuba umweru ya bechamel sauce uhita ushyiramo ka white pepper, hanyuma umakinga sure yuko nyine bidafashe cyane, nyine amata agomba kuba arimo menshi, hanyuma ukayarura neza cyane, ugatangira ukayirya. Ariko kenshi buriya bayiserva iri kumwe n'ibyo mu nyanja nk'ifi, agafi keza cyane kokeje, ya bechamel bayimena hejuru, burakabunyanga nyine wahishije baguhaye nawe wijya mu kurya wahishije. Ubaye ari nk'umuntu waje kwiga, kandi sinariye nkayaka. Abaye ari nk'umuntu waje kwiga, urabona wabyiga nko mu gihe kingana gute? Reka nkubwire, biriya bintu wabyiga n'umunsi umwe, ariko kugira ngo wige guteka amasosi menshi kuko zanyigisha no guteka indi bigusanga nk'amezi 3 pe, kugira ngo ube wamenye guteka ku buryo wajya muri hoteli guteka, ukahakora na certificate muri Action College.